Boss, I miss you. So ryari. Ubu diswicaye hano ndi kureba ndi kubikoraho. Ariko reka ndabona kuri mashine yawe ni ikibazo. Ahantu hose yakoze. Yesuwe. Boss. Sundi wazi muganga nanjye nkajya nkorera akazi hano kariho namwibuka neza nkajya nkorera aha yewe cyakoze Shabi bite ko wicaye ahangaha mu biro bya boss? Mana yanjye ubu koko umwana wanjye ameze ute? Juru ryiza koko bumeze ute mukobwa wanjye? Ndagukumbuye ariko mana umuntu wantwariye umwana uba amaherezo azaba yahe koko? Gahinda kagiye kuzanyica. manager bite kuje mu biro bya boss? Mbaza ngo kwanje mu biro bya boss ndi kukubaza impamvu hicaye kuba boss adahari ntabwo bivuga uburenganzira bwo kuza kwicara no mu biro bya boss. Yego Okay, ndabyumva. Niba adahari se nabwo ntihakore isuku. okay nagushatse mu biro byenda kubura sinari nzahuri Nayo ndi hano ndi gukora amasuku mutegura ibintu byose neza. sawa kutamaye raporo umunsi byagenze bite amasaha akaba ageze hano turamaraporo Ahubwo se wigeze ugera mu biro byawe? kazi isura mvuye Raporo ariko nayihasize. sawa tunganya aho hantu vuba nimba ari cyo kikuzanye sibyo Yes. numara kwatunganya nsange mu biro icyo nshaka tuza kuganiraho. Yego kuko hari ibintu ndimo mbona uri kwiza kwicara mu biro bya boss igihe kinini kandi ibiro bya boss ni byo kuba. Yego Ndabizi. sawa gira vuba. Rero baramusigiye agiye kwigira umuyobozi hano. Nanjye shadiye ko ntari agafu k'imvugo rimera. Simba gushyira mu bya boss. Kubera se iki? Ntansetse. Nzaza hano buri munsi nzajya mpamuza. Abayigira. Mwana wanjye naramubuze sinzi n'icyerekezo arimo wenda ngo njye kumushakisha ariko kuki wamenye ibi bintu bimeze ukuko? Wabonye n'ijye ugomba kwicwa n'agahinda ariko ibintu ukuri bimaze kundenga umubabaro mfite agahinda mfite amarira agiye kuzanturitsa umutima nzageza ryari koko? Uwiteka wantabaye ukantabarira umwana basi bwa rimwe nyereka kunyumva umpereza umwana wanjye nubinkorera nzagushima. Mama kamera ukuntu najya kuko namagara inshuti yanjye nibibwire kuko ibintu bimaze kumbera. Musaza Yarakoze boss. wowe Yes. Urahagera urebe ukuntu ameze. sigaga kugira ese ntabwo ushoboye akazi. Njye ndi intore. Rero mbonye watinze kuza ndanibuka ko ari wowe ushobora kuba hari ushaka ko usigaye abahungu bawe badahari. N'abahari ibyo rero. Misemo kwizera umva se ngiye kuguha akazi ngiye kuguha karakomeye cyane. Urabizi nayo arahita yikuba ariko buriya nta kibazo. Nshaka ko akazi ko gushimwa undi muntu.
Sere waramutse. Baramutse neza. Niko nta makuru ya. Ntabwo nta kibazo gusa ntabwo ndabona amakuru ukuntu bimeze uzagenda ntabwo twakongera kuvuga. None se ko ngende kumuhamagara bikanga. Uriya mukandi usa kumuvugisha uriya n'umuntu w'umugabo. Nawe bawukurikirana mwene nyoko. Ukurikirana uzi situation arimo. Nko kujya mwiyicarira ngo mwiturize mba mbona ibintu we na papa mwabyoroheje. Mama ntukagira ubwoba. Buriya umuntu w'umusore uko biri kose byose birakemuka kandi ngiye. Ubwo ndabamenya bose cyangwa umwara ari kuruka. Muri kurajya ahubwo shaka abandi basore bezeye bafite imbaraga bafite ibikoresho akazi ngiye kugura karakomeye rimeze gutya. Ikibazo ufite n'iki? Ni amafaranga ufite ikihe kibazo? Panga akazi. Abasore bafite ntunyizeye se? Ndakwizeye. Okay, ibindi bindekera. Shaka kuguha akazi ko gushimuta umuntu w'umugabo, uwo muntu ni njye ugomba kumenya irengero rye byenyine. Nonde nta wundi yize. Nzakubwira ejo numara gutegura gahunda zawe n'abasore uzampamagare tuvugana. Nkabasa kamameza akazi. Komeza akazi. Shire. Mfite inkuru nshaka kuguha, mfite byose nshaka kukubwira. Kagira inkuru ndabizi urazigira. Dore kanzi kubwira. Shire se ko nibivuze. Hari mama w'inshuti yanjye. Afite ikibazo pe. Ikibazo? Afite ikibazo kimuremereye. Twaganiriye yansuye aranganiriza. Ambwira ikibazo afite numva kiraremereye, numva nta kihererana. Ngo umwana we baramushimuse kandi niwe wenyine afite. Umuntu wamushimuse yamuhamagaye. Baramufashe se? Oya, ntabwo umuntu wamushimuse ntabwo baramufata. Ariko nyine hari umuntu wamuhamagara amubwira ngo umwana we yamubonye ngo akina amafaranga. Uwamushimuse akeneye amafaranga. Yego. Akira ngo uwo mama w'inshuti yanjye nyine ngo amuhe amafaranga kugira ngo amurekurire umwana. Kandi nta bushobozi afite buhagije pe. None namubwiye nyine ngo ndaza kuganiriza umutware wanjye tumufashe tumurebere ko hari amafaranga na makeya twamubonera. Ibyo nibyo bije gutuma uza kundyamaho uza kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese reka mubaze wowe urebye muri uru rugo amafaranga yakoze ibi byose uratekereza ko nsigaje n'andi mafaranga wagira ngo ni nkayo guta inyoni itera inyoni? Ariko shiri nawe wabyumva. Nabyumva se ibyo ngibyo byo gushimuta si ubundi ni ibiki? Umuntu wowe ubuze umwana wawe ntabwo wahangaye. Ubuze umwana wanjye ufite wiyambaza ntabwo wamwiyambaza. Umva sheri babarira no kuri ubyumve cyane. Ntabimwishyeshye mbabarira w'imyambaro. Nta mafaranga ahari. Yego reba ibikorwa amajije gukora konti yanjye urayizi si ukuyakwima ariko naho nayagira nayo kubaka umuryango wanjye muri iyi minsi. Yego buryo umuntu amaze kubaka ntago asigara ahagaze neza. Ese mfata amafaranga yakakugiriye icyo akumarira njye kuyatera inyoni ni nko kuyatera inyoni. Wose amfashije iki cyangwa azamfasha iki? Reka nkubwire ikintu ngomba kumufasha. Sibyo? Ntabwo nshinzwe ngewe guhiga abashimuswe, nta nubwo nshinzwe kwishyura abashimuswe, ahubwo ikintu ngiye namufasha kugira ngo umugire inama zo kwegera abashinzwe umutekano abibabwire, naho urugo rwanjye ntabwo ari rwo bahigiramo abashimuswe. Ariko shiri wajya ugira umutima w'imbabazi. Kurumva umuntu atababaje basi nta na dukeya kaba turi ahantu ngo tumufashe koko tumwongerere. Icya mbere hariya mu nzu harimo muri stock harimo umufuka w'umuceri,
harimo ibirayi, harimo ibitoki, ibishyimbo birahari, amavuta arahari. ntabwo ari byo akeneye akeneye amafaranga ashirira ufata ibyo kurya ubimushyire amafaranga yakaguze bya bindi byo kurya ahite yumva yuko ariyo muhaye. Yego n'ibyo kumbwira ngo mfate amafaranga njye kuri konti nkore amafaranga akera ashyira nuko witonda ahubwo. Halo? Udashira wanjye meze neza nari ngukumbuye umunsi se wagenze neza yego nanjye ndaho meze neza sawa nagira ngo numve uko umeze umunsi mwiza ndagukunda ubikize kandi wowe muza mu ndagukunda ugira sherise mawe kubera iki sawa wirute niwe neza wirirwa muri sheri uryamye nta kazi ese ugira ngo mbigenze n'undi ntabwo utaha ugasanga nagutetse hajya ugira ishyari ufite sheri ntufite ravi Waruzi n'ikindi bino se ndamuhamagara umupira ngo ntabwo byakunze urabizi umuhamagare umubwire uti umugabo yambwiye ko nta mafaranga afite yego kugira ngo wenda atakubonamo ikibazo umubwire ko nta mafaranga umugabo afite sibyo akomeza kwihangana cyo koza agiye kumufasha kumushakishiriza nawe akabwira abashinzwe umutekano n'iki bakagufasha ariko jyewe nta bushobozi bw'amafaranga nyine umwihanganisha umwumvishe ko nta mafaranga ahari. shirira kati byore nyine ubwo ntayo ko nyine urampakaniye nta kundi. Hari ikindi ushaka kumbwira? Nta kindi ntacyo waza kujya kuruhuka. Tugende ujye kuruhuka. Ndumva nshaka kuba nsigaye nicaye aha ngaha rwose ntacyo ndumva nshaka kuba nsigaye nicaye ari ibintu ngiye gusigara nkoraho gatoya nta kibazo. Sawa nta kibazo. Kuri rwose ngiye sinzi ukuntu imitima yabo imeze ubwo yaje gutekera imitwe ngo bashimuse muri iki gihugu niyo bagishimuta se kandi niyo banashimwe ushinzwe kwishyurira abashimuswe sinzi uko mwabaye. Yes Patri, reka nze murebe nta kibazo reka nze murebe ndebe ko tujya muri za gahunda tukazisoza tukazirangiza. Sawa sawa. utagomba kumbwira mu gihe ntarafatishije ntukajya umubwira kandi byarabaye bifate nk'aho byabaye ko ntumva kuvuga sheri byagenze bite mutangiye ko ndabyarese ma ntabwo hashize igihe kinini ariko arahari nahise mbibona ari njye utakunda Sandra mu rukundo felicitation none se wowe bimeze bite njye nyine ntabwo ari sawa Kalisa wose boss muri mese nkaho hari ejo uzamfatishiriza izahita ukoreza byo ndamukumbuye najya umuhamagara se umuhamagara ngiye kumubwira iby'akazi ibindi ntabwo tuba tubirimo ntabwo uzanamuhamagara uburyo umubwira aze munaganire ntambwiye ko afite agahinda urumva ko gahinda yakamara gute kandi utari no kumufasha kwibagirwa umukunzi nakubwiye ko nta umuhamagara ahubwo sinabimubwira sorry mwana sorry nubwo mba navuye mu kazi ntabwo mba kandi ubaye busy wajya uwo mba ndi mu kazi sikuba nigendere nkwihorere ubundi wasarisijwe na Ravi Ese Ravie nyine yaransa cyangwa sinabivamo aha wabonye sheri nakoroshye Allo Ravie Ravie.
mwebwe hari amakuru ya Ravie muri kumenya ko namuhamagaye ngiye namubuze telefone kumuhamagara ntayifate se ni ukuri pe cyangwa telefone ntabiriwe nayihamagaye namubuze burundu telefone ntiriho umuntu w'umusore se ubura wamenya habe kubona bagenzi be hako so umuntu w'umusore pe ikibazo Ravie arimo situation arimo ntago tuyizi twese uyu mwana wanje gusa yaba yagiye hehe uyu mwana wanje nanjye nawe namubura yagiye kwiyahura nawe yahuzwa n'iki ubundi yamubuze ntiyashaka n'undi se ariko arahari ntawe yagiye ubwo wasanga ari kubona bagenzi be cyangwa akazi kabo kenshi akaba arimo ari kuhumura dore ko akazi kaba kenshi agakuraho telefone abakora nabo mugira umutima yoroshye ntawe yagiye arahari si ufite ubwoba bw'iki ese ko atarasanzwe akuraho telefone rero n'umuriro wa mushanye muri telefone akaba ariyo mpamvu ariko mfite nomero ya mugenzi we bakorana reka nza kuyihamagara numve ko mubaze ko niba ushaka mukurikirane murebe ubu murareka nze muhamagara numve mugana ibyo mama wa Ravie yavugaga ko telefone itarihora na mugenzi we nawe ntabwo ndi kumufatisha ariko mukanya ari yiza kuza kujyaho araboneka Ravie umuntu w'umusore ni umwana se ntabwo yajya kwiyahura